Taikuni yazanye aba ex hano banza ari bisi. Hari ukuntu umuntu aseka ukabona ko atari umufana usanzwe. Ukavuga uyu muntu afite umwana w'umuntu. Ariko hari i Kigali. Hi, how are you? How are you? How do you do? Okay, kadushimira abasponsa bacu bazi Icyongereza cyinshi. Turashimira Fortbet mwikomera amashyi. Umuryango wa Fortbet wahaguruka mugapepera abantu uherekejwe na Steven wahagarara. He's a marketing manager. Haguruka mukomera amashyi. Aba bantu ntako batagira ngo nyene sete tubyibuhe. Ariko ingeso ntipfa. Nyamara kubyikuna nukabira nadufasha. Usko kibonke muri corona. Urabona baduhaga ibiryo abantu muri ati. Byari bikomeye. Kibonke umunsi wa mbere kubera irata yaramufashije. Yagendaga nk'umubyeyi kuko bari bamuzi. Undi munsi akiyogoshesha akajyayo nk'umwana. Kandi rwose akajyayo bakabimuha. Kibonke ni umunyarwenya twigeze kujya Butare na ba Merisi na ba Joshua. Bisi ruzura. Shoferi abaga ariko uyu namutendeka nyamara. Uyu nafata risk nkamutendeka. Abantu tse birashoboka. Cyane. Uzi uburyo twabigenje. Kibonke twamutwaye nka kuriye. Amashimeshe, ladies and gentlemen. Are we getting fun? Birimo biraza. Shehe umunyamurenge turayikora nyuma. Bazi ko turi abapasteri gusa. Tugiye kwakira uwo mukomedie. Turashimira Fortbet, turashimira Kiran Spring Mattress, bafite mattress nziza. Umuntu waraye neza byuka neza mwakomera amashyi. Nta muntu wo muri bitano wakoma amashyi y'umusponsor ariko man dupfiki. Amashimeshe ku bantu muri bitanu. Bara bose baba barapurayinze green card. Tugiye kwakira uyu mukomedie wacu. Arabizi cyane. Abantu iyo baje hano mukabatera akabaraga babikora neza, sibyo? Kandi uwo muco murawufite. Reka tumwakire yishimye. Tumwakire rimwe mu buzima. Yavuye muri iyo bavuze once mu Cyongereza umva miki. Hano hari umukobwa wandushije akavuyo. Reka mwegere mwana. Muri umuntu atarakugeraho uzikadguye gutinya. Hi, how are you? Hi. Ango ari indege. Oh. Iva. Sigaye twara amakamyo. Wicaye neza my brother. Hi. How are you? What's your name? Kerry. Buryo mwicaye mwe ntabwo nabavuga urukundo rwanyu ni rurakomera. Sinya none ibintu bitarakomera. Ako ngiyo mwicaye gutya umuhungu ku muhungu murambikanya akaguru. Hi my brother. Hi. My brother Isa, haguruka usuza abantu. Ewe wanyambitse no kanzo haguruka wowe. Say something. Pepera wowe. Amashimeshi. Hano hari ukuntu umuntu aba ari umuniga. Mujya mubona shoza babushari. Iyo batashye hano zitaniye n'iza comedy ni hamwe. Ubundi comedy yo mutashye mwese mufite imodoka sibyo? Mufite imodoka? Let's proceed. Hari umuntu uri hano udafite imodoka? Please, niba wicaranye n'umuntu ukabona ntako ntacyo afite arakwiba. Show za comedy yo musohotse mugenda mubwira na business. Shana rindi Canada ejo bundi. Franco, Dallas bimeze bite? Sha Dallas biragenda cyane. None se amakuru ko wavuye mu Faransa waje kujya hariya. Sha byari byiza ariko neje yari imeze nabi. Abo ni abantu bavuye muri show za comedy. Ariko abavuye muri show za babushari na ba Betray. Dore uburyo basohoka. Iniga mwamwicaranye uzi ko ari umukire. Iga kubeshya koko. Papa nje nari Dubai. Ejo mundi nari Dubai kabisa. Mwasohoka mwagera hanze. None se Musa nta mpombi wandusha se. Reka twakire umukomedi ukunzwe cyane mu Rwanda bamwita Taikuni.
amashyi menshi tumuha amashyi Okay, start the shit. Let's go! DJ, drop the shit! There's an amashyi menshi cyane guys, mwabikoze pe. This is love by the way. Okay. Ndagira ngo mpamagara abakobwa babiri n'ibyifashishe ariko bitewe n'ubwenge bwabo baratirana cyangwa bagende kare. Okay, ndashaka umukobwa witwa Queen ngo hano Mama Brooklyn ari he? Mama Brooklyn we aha you are here uranyenya kandi nakumvishe ngwino nese n'urumogi ucuruza ngwino mwibwire ngwino mami ndabizi ubwenge bwe ntabwo uri butinde hano ni mwisangira ngo birakomera Queen ngwino ngaho so okay babyanze reka mfate umukobwa uzi ubwenge bonye ubwenge bwabo ko bungana. Okay, let me try this girl. Can you please come here? If you don't mind, Simbi, pull up on me. Wow, amashyi menshi cyane. Andi mashyi nanone. Ibintu ngiye kukubwira unsubize ibyo nkubajije wikigira umunyabwenge cyane. Right, please. Isimeni mwanafunzi mwese muramuzi. Isimeni mwanafunzi. Uvuga ibyegeranyo. Ukunda avuga ibyegeranyo nibaza ariko kwa kunda avuga ari nakatereta. Uko byaba bimeze. Uvuga byaba bimeze. Ndagusuhuje ubuneze yombi. Amazina yawe witwa nde? Christella. Izina ryiza cyane ryavuye ku ngoroma y'Ababiligi. Ababiligi? Christella, wajyaga he? Muri comedy. Wajyaga muri comedy ni ingenzi. Abahanga bavuga ko igobora imizo bitwa mechanine, pastorine na pastorine. Nakubonye ugenda umutima uratera ngo pap 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 ufata pause. Urukundo ni iki? Ikintu cy'ubugoryi. Ni ikintu cy'ubugoryi nk'uko bivuze ariko abahanga bavuga ko urukundo ruhuza babiri bombi bagakora umusaruro. Urumva watwita? Abashimeshi cyane. Okay, so ladies and gentlemen, ndi umunyamakuru ariko ntacyo bimariye. Cyareko nanyo nariye ruswa niho mprofitira. Njya nkunda abanyamakuru ba siporo. Murabazi mwese ko bavuga umupira. Chomeka Pasarian, Rwatubye Abdul, pase ku ruhande ndibaza kuri abavuga match ariko bavuga ibintu byose. Reka twumve umunyamakuru wa siporo ariko uvuga umuhango wo gushyingura umuntu yapfuye ko byabimeze. Reka turebe hariya isanduku irinjiye. Reba murabaya apfuye akiri muto bamanura ikirahure barareba. Abana bangana bari kurira, ababyeyi bare abasaza barize cyane be akuye marinete. Oh bo like yeah like that. Agakomeza ntabwo ngiye kuvuga icyamwishe ariko bavandimwe agakingirizo ni ingenzi. Agakomeza reka turebe hariya hari abantu bari gusunikana aramucyo reka turebe X yaraje gushingura musubije reka turebe ashyize ubuye ku isanduku. Ibi ni bike abanyarwanda ukibaza byaba biri funny ariko ndibaza uretse umuhango wo gushyingura bibaye ngombwa bakajya bavuga ubukwe. Umuhango w'ubukwe wose bakawuvuga no kugeza bageze mu gitanda bagene uko byaba bimeze. Reka turebe no muhango w'ubukwe watangiye amasaha atinze cyane ariko amasaha umuhango wo kurya urageze ku murongo batambuka kuri buffet. Araruye umuceri shyira agasosi gakeya ibishyimbo akanyama gakaranze umwumbati akunda imyumbati abishyizeho ibiri. Reka turebe bamwambuye inyama inyama ni iki bavandimwe wariye umuceri ungana kuriya biri funny. Tuve mu gisharagati tujye mu gitanda niho bikomerera noneho. Aya Franco nagura amafaranga mu buzima bwawe. Amadolari yari atarazamuka. So tugiye mu gitanda noneho. Victor Rukotana haguruka mfura data haguruka sha wakoze akayama ni nziza haguruka bigira ngo aba ntago wazimye. Amashyi menshi kwa Victor Rukotana. Buriya ngo Victor Rukotana ngo niwe wazamuye Uncle Austin. So twagiye mu gitanda rero
reka turebe umugabo afite ifemba hariya ikoti arikuyemo akuyemo karavati reka turebe ifungura igipezo ryambere biranunguye ntabwo nari nzi ko afite imwemwe umugabo yiyambura ishati yayikuyemo umukandara waza gufunguka kubera puresha arafunguye biranze uvuyemo yambaye boxe y'igitenge yambaye boxe reka turebe ariko nabona umugeni nawe asa naho atari ubwa mbere abikoze nubwo yiraza inyonza nabona amufasha gukuramo boxe ariko aramusomye ntago azi gusomana wagira ngo ari kurya igisheke neza neza wagira ngo ararya igisheke mbega umuturage mbega isurubu iyo usoma umuntu uritonda byaba biri fani amashyi menshi cyane byo mwigize ariko ndibaza abanyamakuru ba siporo ntibariho ni abantu b'indyarya batabaho abari kuvuga match afite ikipe afana ariko ntabyerekane ndibaza noneho bagiye bavugisha ukuri bakavuga amarangamutima yabo ko byamera reka turebe abonye penaliti nayitsinda u Rwanda rujya mu gikombe cy'isi subira inyuma gatoya tera intambwe subira inyuma gato arayirase mbega imbwa mbega ikigoryi mbega isurubu urabwisha abanyarwanda bangawe mbega iyo mbombo reba impfundiko ibisatsi bikaraze iyi mbese mwikuye hehe reka tubeshye babe honest byaba bimeze neza noneho ndibaza match yarangiye tukajya muri interview n'umukinnyi ninde wazana imbere nkamukoresha interview nta muntu ushaka ifoto was anybody Fred Rufendeke ngwino nguhe hit nawe ngwino garagara muri video ngwino Fred ngwino Sheri none se Sheri iri kuyaga abakobwa gusa si ijambo ryiza ngwino my boo mon cœur pour la pomme noneho twibaze n'umukinnyi amaze gutera match uyu nguni rwatubye Abuduru wa munyamakuru aracyarakaye igihugu uragitanze nyine musabe kumara iki wanya na yembwa wamwera urumogi wa mbesire we wowe ariko wambwawe wa betinze urasubira inyuma kure nkaho ugiye mu ntara byoroshye ngwino gake uri imbwa gusa amakuru mfite ngo nanugusiramuye cishwa ngaho ugenda abaji benshi cyane bwira mugenzi ngo nawe waje no ngiye kurangiza ngiye gusoza nta muntu ufite intebe agatebe gatoya cyane ko kwicaraho seka mu mfite ishyari amashyi menshi kwa Alex muyoboke mwihangana mukoma amashyi cyane ningiye muzamuye namuzamuye ndabyibuka amafaranga ya mbere yahaye bacari nari ningiye yamugurije ajya gusponsor ese intebe yabuze guys ko mushaka kunyicira stage man nta ntebe ndakoreraho urakoze cyane niba nta ntebe ndakoreraho no haraba murabizi amashyi menshi cyane kuri umukobwa mwiza ubundi umukobwa uteye neza nagari ngo akagira ubwenge so ukuntu bimeze abantu mwese mujya kwa muganga hari abantu bakora muri morgue b'abantu babika imirambo bari abantu baba bakora kari akazi ariko nta muntu ujya ubaha interview batubwira imbogamizi bahura nazo mu kubika imirambo whatever ariko ndibaza bamubajije ibibaho ese bamenya hagize umuntu azakambaza ibibazo man hagize umuntu akambaza ibibazo nk'umuntu ukora muri morgue bamenya ngwino witanga mbaze wenda amazina yanjye urugendo rwanjye muri boro yo gukora imirambo ngwino bamenya ngiye kurangiza niyo ya nyuma wirambirwa ngwino bamenya amashyi menshi cyane kabamenya mama indi mikoro another microphone intebe kanye kuzanira arambaze se hariya akunda guhangana nzanira mikoro ase ko nabakomye mwakomye amashyi agenda Taikuni urasetsa bari muzi ngo ndashya rero ndacyaza ndabatamo iyo mikoro irihe guys mumfashe ishoni yawe merci beaucoup yibe ndayimwihera sécurité teye neza kera njye mura muri morgue mubyibuke Taikuni karame meze neza
beze neza ariko mfite kwikangamo n'ibintu byankukiyemo kubera imirimo nakoraga. Nyuma yo kurangiza kaminuza ugatubona akazi muri morgue umvishe meze bite? Ni ibintu byari bikiraje. Ni ibintu byari bigoyemo kubera ko arakaza ariko naragakoze. Ese uramutse ubonye umuntu musa muri morgue yapfuye? Actually byambayeho muri morgue harimo indorerwamo twirebamo. Naribonye ngira ngo n'ubundi napfuye ariko n'ubundi napfuye mpagaze. Ibibazo se by'abapfuko bishize. Murabariza ibibazo hano abamwuka. Urakoze cyane mutyo kizumbashije umwuga wo kubika abapfuye naho utangiye umwaka ushize. Imbogamizi nawe nazo zikurikira. Hari ukuntu umuntu yapfaga ukabona n'umukobwa mwiza pe. Wamukora kumva aracyashyushye ukabona yapfuye yasamye. Kavuga rero nkaye nk'umuntu umuhungu kagira uryo kamusaba nimero. Kindi cyambaye kikambabaza hari umuntu yapfaga muganga yemeje ko yapfuye namugezeho ngasanga ntabwo yapfuye nyabyo. Ariko kugira ngo nasebya ibitaro dukorera Kanyondo karihe. Nahitaga mufasha nyine kugira ngo bigende neza. Hanyuma ikindi cyangoye hari umuntu mfitiye ideni naramubuze neza ngiye kubona nshanga yapfuye sha. Barabamera nishyuza umuryango we nanga gushinyagura ariko nubwo byagenze guys. By the way icyo kubisha ikintu cyo kubika abantu bapfuye kiragora cyane kuko bwa nyuma mbika umuntu guys it's emotional. Arumere wari wapfuye w'umukire koko yapfanye amashanete ya zahabu impeta nk'amaguru bya bindi bambara ku maguru zitwa niba ari gurunete. Guys umumere bamushyinguye nta kintu yambaye. Oya ntabwo ari imyenda nta mashanete natwaye. Narabijyanye uri kubaza narabijyanye. Tugana ku musozo rero ngiye gusoreza ku munyamakuru ukuntu atereta. Umunyamakuru wa siporo kwa kundi avuga ngo byibuke uvuga ukuntu atereta. Aya ndagusuje neza my love mon cœur maze iminsi ngukumbuye twaraburanye ejo naje iwanyu ndagushaka ndakubura ndakomanga kumfungurira umeze neza my babe. Meze neza cyane none se uyu munsi usohokere hehe? Tujye suka suka arahenda byeni bitatu suka nta kintu kirimo ariko naje iwanyu ejo urabona wayenga kumfungurira umwana mubi cyane wambaye gute monol nambaye umukara n'umwe umukara n'umwe niba arankunda cyane very funny. Amatara ntago yazimara amatara babara umfashe ko byakunda ya mucane toroshe zanyu mani sinabakomye mwihangana cyane toroshe ya telefone dukore image ya danger cyane telefone cana niba utari indaya cyangwa umurozi cana telefone yawe cana iburyo ibumoso kushoto kulia iburyo ibumoso left and right. Thank you so much.